nyuma y'uko uyu mukobwa akoze ikiganiro avuga ko abagore banuka cyangwa se abakobwa b'i Nyarugenge bose barakaye, bamurakariye, bamututse, mbega ntabwo babyishimiye kumva ko yavuga ko abakobwa banuka cyangwa se abagore kandi nawe ari we ari muri uwo mwanya. Ntabwo babyishimiye. Uyu mukobwa mumuzi ku izina ryo kwa Nyagiso, yahereho akina amafilime akomeye cyane, namwe muramuzi. Akimara gukora ikiganiro avuga ko abakobwa banuka cyangwa abagore, abantu benshi bakomeje kwibaza bavuga ati ese ntabwo yaba yongeye kugaruka kuri Nyambo, dore ko ari bo bigize gutunga agatoki mu minsi ishize, mu mezi ashize mu mwaka warangiye, ko uyu mukobwa nyine ngo yari afite icyo kibazo, ariko byaje gusanga ari ibihuha, ari prank bari bakoze, ariko akunda abakobwa basebanya. Abakobwa rero b'i Nyarugenge barakariye no mukobwa ku izina rye, murabizi uburyo yakinye muri Nyagiso. Abonye ko bitari gukunda, yahise yahitamo gutangira kujya yikorera ibiganiro avuga ku bintu byinshi cyane. Uyu mukobwa yagiye akunze gusesengura ku bintu bijyanye n'igitsina gore cyane, avuga amabanga yabo yo indani, uburyo abagore batagira amasuku, badakunda kwiyitaho, uburyo ngo abagore benshi badakunda no gukoresha amazi, ngo kandi amazi atuma isuku yiyongera ku mubiri wabo, ahubwo ngo bagakoresha za papier hygienique n'ibindi byinshi byo kwihanagura. Arabanenga cyane, avuga yuko abagore bagira umwanda. Ubundi ubusanzwe ngiye wumva banyita biranze kabiri, naribwo bwa mbere ugeze hano bikagukana kuri ako kamenyetso ko guteranya ku mutima like, ubundi wandike muri comment koko se abagore baranuka cyangwa uyu mukobwa yabeshye, ese yarengereye? Okay, jya muri comment wandike koko niba abagore banuka cyangwa se niba yabeshye. Indi nkuru rero gucaracara hanze tuvuye kuri ibyo by'abantu boga batoga n'aboga n'abanuka n'abatanuka ntibitureba, ubwo ngubwo buri wese azajya yinukira kandi ntakanukira mugenzi we. Twibuke no kugira isuku, koko niba ari byo koko twisubiraho tujye tugira isuku tunoge. Ibyo reka tubive, ahubwo reka tujye ku yindi nkuru imaze iminsi iri guhishwahizwa cyangwa se ica hirya hino, ubwo bavugaga yuko umukobwa wacu ngo ni Nyambo ko yarari Dubai, kandi murabizi ibintu biri kubera Dubai. Abantu bari gukomeza kwibaza ngo ese Nyambo aracyari Dubai? Niba uzi ko rero uri inshuti ya Nyambo, ushobora kuba wamuhamagara ukamenya niba yaravuyeyo cyangwa se akaba akiriyo. Ubwo nawe uramutse akiriyo, nawe urumva ko umukunzi wacu Nyambo byaba bibabaje, kuko yazagaruka bitinze, kuko iyi ntambara ishobora kuzanambara n'igihe kinini cyane, kandi murabizi ko hari igihe intambara imara nk'umwaka. Nawe bibaze rero, umuntu wese uri Dubai wari waragiyeyo azi ko leta agaruka bikamba byamukomereyo, yakomeza kwihangana nyine byakire, ariko uzi ko ari hafi ya Nyambo nyaboneka ahamagara yumve niba ari inaha mu Rwanda. Niba ubizi neza ko ari inaha, andika muri comment nabwo tubimenye, kugira ngo umukunzi wacu afite amaseni menshi muri filime agomba gukina agiye gusohoka uno mwaka. So rero icyo navuga ko kuri Nyambo ngo cyagiye bamuteraga iviruki ngo byari ukubeshya, bira nyine byari byagatwiko byane byo gutuma nyine avuga ati kanumbe izina rya ryongera kuvugwa mu banyamakuru bagiye bakuvugaho. Roki ntago yigize aterera ivi ngo bita Nyambo, reka nta naho byigeze, ahubwo n'uburyo bakoze karaga kintu nyine kuvuga ngo reka dukangure nyine abantu babona ibyo bandika. Murabizi ko kuri social media tumaze iminsi nta nkuru turi kubona, bisa nkaho bitari byiza, kandi murabizi ko abantu rero batunzwe no kuba bakora inkuru. So guys, rero abantu bari barabonye rero ngo avuga ngo Roki yamushatse, twizere rero ko ibihuha birangiye. Nyuma y'uko hari gushira imyaka myinshi, uwo bita Titi Brown atandukanye n'uwo bita Nyambo, ubu ngubu umuhungu wacu Titi Brown ari mu gahinda gakomeye cyane, nyuma y'uko abonye amafoto ari gucaracara ndetse za Miami, igihugu cyose kikaba kiri trendinga, mbega kivuga ku nkuru ya Roki ndetse uburyo yaje kwambika impeta uwo bita Nyambo. Umuhungu wacu rero Titi Brown wakunzwe cyane ku zina rya Titi Nyambo Besto, muri aka kanya ari mu mazi abiri, ari mu gahinda gakomeye cyane. Ndetse niba uzi ko ukunda uyu mwana w'umuhungu, ndagira ngo muri komenti umugende umusengera uvuge ngo pole, kuko bibaho. Ndagira ngo niba uri umukunzi rero w'iyi couple ya Jeans yize gutrendinga Titi Brown ndetse n'ubita Nyambo, jya muri komenti wandika ngo pole Titi Brown, pole Titi. Umukunzi rero mushya ubu ni Roki Kizigenza, niba atari bya Roki byo gutwika byo kugira ngo agatwiko kamamare, ariko hongeye kugaragara amafoto akomeye cyane uwo bita Nyambo ndetse no bita Roki Kizigenza wamenyekanye ku mafilime akomeye cyane
dore yuko rero nubwo ibi byose biri kuba hano i Nyarugenge, abahungu bakaba basaze, abakobwa bakaba basaze, bavuga ngo Rocky we uramutwaye, ese nibyo ntabwo ari prank? Abantu rero bakomeje no kwibaza byinshi cyane hano i Nyarugenge, abahungu basaze rero. Titi Brown yari yaragize kujya afata umukobwa mwiza Nyambo ndetse amugira icyizere, ndetse na Nyambo agira icyizere ubite Titi Brown. Niyo mpamvu rero na Nyambo yaje gufata Titi Brown amujyana iwabo ajya kumwereka mama we. Mwarabibonye aya mafoto murayibuka? Aya mafoto murayibuka? Ngemba nabazanye mba ngomba kubibutsa. Ubu rero abantu baje kuvuga ngo benshi muri komite bari kuvuga ati ese koko ari Titi Brown, iyi couple ya Titi Brown ndetse na Nyambo ni couple ya Rocky na Nyambo, umuntu uhenze undi cyangwa se couple irenze ni iyi? Jya muri comment, nge nibiri hanze kabiri uri kukugezaho inkuru, jya muri comment wandike ari Titi Brown na Rocky ninde urenze. Guys, i Nyarugenge rero abakobwa basaze bamaje gucika urundururo, abakobwa b'i Nyarugenge byamaje gukomera, batangiye kwiheba. Ese haba iki? I Nyarugenge rero abakobwa baho, umukobwa bita Aisha, umukobwa wamenyekanye ku izina rya Nyagiso akina amafilime akomeye cyane, bamwita Inkindi Aisha. Aisha rero ibintu rero byakomeje gukomera nyuma yuko yanditse ku rukuta rwe avuga ngo imyaka iranjyanye, ndi mwiza, nakoze ibishoboka byose ariko imyaka yanjyanye, ese niki nakora kugira ngo mbone umugabo? Akimara kwandika ku rukuta rwe uwo bita Aisha, Inkindi Aisha, abantu benshi bakomeje kugira amagambo menshi bavuga, abenshi bakomeje kwibaza byinshi. Nyuma yuko rero ugiye kugaragara video iri gucaracara, amavideo ari gucaracara, uwo bita Nyambo agaragara ku rukuta agaragaza poste zikomeye cyane Rocky yamutereye ivi, ariko imeze nk'aho ari igihuha. Abantu benshi bakomeje kuvuga ngo ese koko Nyambo yaterewe ivi? Abantu bakomeje kwibaza ibibazo byinshi. Nge wumva ni ibiri hanze kabiri, niba ari ubwa mbere hano ivuga ukanagura akamenyetso ko guteranya ku mutima, ukandi ndetse no muri komite wandike uvuga ngo ese koko Inkindi ageze igihe cyo kwiheba, mbese akeneye umugabo? Ese koko namwe muri kunyumva numva Aisha arashaje cyangwa se ni agatwiko? Ese koko icya kabiri Nyambo bamutereye ivi cyangwa ni agatwiko? Ibyo byose byandika muri komite tuganire tuvugane. So rero uwo bita Kizo Mipangu, umwana wavutse mu bakene, umwana wavutse mu buzima bukomeye cyane, yaje nawe kwivugira yuko nyuma yuko abantu benshi bakomeje kuvuga ko Kizo Mipangu akunda gutukana cyane, mu muzi ku izina ryo gutukana cyane, amazina nyine sinabivuga ngaha ariko maze katukana, yaje kuvuga ko uwo bita Nyambo ndetse n'uwo bita Aisha abo bakobwa bakuze kuko bafite imyaka 35, kuko nibyo